numvise amakuru aturuka i Siyoni, umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe. Fata umwanzuro ugende iyo nzira y'agakiza. Ndagushimiye wowe udukurikira umunsi ku munsi, ndakwinginga mu mbaraga zikomeye z'Imana, ndakwinginga mu butware bw'Uwiteka kugira ngo uze kubana natwe umunsi ku munsi. Kandi ngushimiye ibiganiro byacu ukunda kumva ku manywa na nijoro, nkwifuriza Roho Mutagatifu wera w'Imana, nkwifuriza guhirwa, nkwifuriza kwakira ukuboko kw'Imana, nkwifuza kwakira igitangaza, nkwifuriza kubaho no kuramba igihe kinini. Amahoro y'Imana abane nawe, uri kumwe na Revera Pasteur Nshimiyimana Jean Marie Vianney. Uyu munsi ndakwingize ngo uwumve kandi icyo Imana igushakaho. Muzane rero inzozi. Kubyerekeye mvuze ngo inzozi nuko iyo turyamye turota. Kenshi turota ryari? Turota dusinziriye. Iyo dusinziriye inshuro nyinshi turarota. Abantu benshi bakunda kurota ntibasobanukirwe ibyo barose, rimwe na rimwe bakabyita iby'inzozi. Nyamara kurota inshuro nyinshi ntabwo ari inzozi gusa. Birashoboka ko ushobora kurota ibyo wiriwemo cyangwa se ukarota ibyo utazi. Ariko kenshi iyo urose ibyo wiriwemo bigaragaza ko rimwe na rimwe ntacyo bivuze. Ariko inshuro nyinshi iyo urose ibintu utatekereje, ibintu wiriwe cyangwa se udaheruka kubona cyangwa udaheruka kumva, inshuro nyinshi azaba ari umugambi w'Imana. Bibiliya yavuze ngo iki? Yaravuze ngo mu minsi y'imperuka nzabasukaho umwuka wanjye, abasaza, abakecuru, abasore bazarota. Rero abandi berekwe kurota. Inshuro nyinshi Imana ivugira mu nzozi. Nusoma Bibiliya, Yosefu umwe wabyaye Yesu Kristo yarose inzozi, iramubwira ngo uramenye nusubire iyo nzira. Yari mu nzozi. Inzozi rero inshuro nyinshi aba ari umugambi w'Imana. Imana ishaka kukuburira, Imana ishaka kukwereka ibyo warose, Imana ishaka kukwereka imigambi yayo. N'ibintu bibiri ishaka kukuburira, ishaka kukwereka ubuzima uzabamo. Tudatinze ngiye kuvuga inzozi zigera nibura nko mu 8. Ujye ukunda kurota, cyangwa se abantu benshi bakunda kurota ntibasobanukirwe, ariko hano urahava usobanukiwe. Ariko usomye Bibiliya mu Itangiriro ibice 37 ku murongo waho wa 6 baravuga ngo arambwira ati ndabinginze nimwumve inzozi narose. Uyu yari Yosefu, yari yarose ariko ntiyasobanukirwa. Nyamara ngo yari yarose imiba igwa hasi, indi miba bayikorera uwe, usigara uhagaze arota inyenyeri zikubita hasi, arota izuba n'ukwezi byikubita hasi. Bishatse kuvuga ngo byari bifite ubusobanuro bw'ubuzima Yosefu azabamo. Rero nawe ujye ukunda kurota, rimwe na rimwe nusobanukirwe, ariko nyemerera twumve inzozi za mbere. Ujya urota uroba amafi uyakura mu nyanja, yewe amafi manini cyangwa se mato uyaroba, ariko nusobanukirwe. Ukayoroba ufite ibyishimo, ukayoroba ufite umunezero, ugakanguka utazi icyo bivuze. Umunsi wongeye kurota amafi cyangwa se warayarose ntiwabisobanukirwa, ndakwingize ngo nkubwire ngo izi nzozi warose ni umugisha. Iteka nurota amafi cyangwa se warabirose ubyandike muri commentaire narose amafi, nkubwire ngo ni umugisha, ni ibintu byiza Imana ishaka kugukorera, ni umugisha, nicyo Imana ishaka kukwereka, ni umugisha w'Imana uri imbere yawe, umugisha mugari, umugisha ni ubuntu bw'Imana, ni ibintu byiza Imana ishaka kugukorera, ni ahantu heza Imana ishaka kukugeza. Ujye rero birota nusobanukirwe, ariko uyu munsi sobanukirwa neza ko ari umugisha w'Imana. Inzozi za kabiri, ujya ubona ukunda kurota uzamuka ama esikariye ukayazamuka ukayagera hejuru, cyangwa se uzamuka umusozi ukawuzamuka ukawugera hejuru. Waba uzamuka bikugoye cyangwa se bitakugoye. Ahangaha uzajya umenya neza ko umunsi wazamutse ama esikariye atakugoye, cyangwa se ukazamuka
umusozi ukawuminuka utakugoye, uzajye uhita umenya neza ko ni ubuzima wari urimo Imana ishaka kukuvanamo ikakugeza ku bundi buzima. Ni step, ni poste wari urimo aho ukorera, Imana ishaka kujyana mu yindi poste. Mu yandi magambo, Imana ikuvanye mu buzima wari urimo iguteretse mu bundi buzima. Imana ikuvanye mu buzima bwo hasi ikugeze cyangwa se mu buzima buciriritse, Imana ikujyanye mu bundi buzima bwisumbuyeho. Nicyo rero Imana ibishaka kuvugana nawe kugira ngo umenye usobanukirwe. Birashoboka ko wazamukaga amasikariye bikugoye cyangwa se ukazamuka umusozi bikugoye, ariko wa musozi ukawuminuka. Bishatse kuvuga ngo ni ibigeragezo byinshi wari umazemo iminsi, wari umaze iminsi mu buzima bw'ibigeragezo, wari umaze iminsi mu buzima bukomeye, wari umaze iminsi mu buzima buteye ubwoba, ariko ubwo buzima bw'ibigeragezo Imana ibishaka kubwira ko burangiye. Imana igukuyemo, Imana igukuye mu bwa buzima bw'ibigeragezo, bwa buzima umazemo iminsi upfundikanya, hanyuma Imana igushize mu buzima bundi bwisumbuye ubwo wari urimo. Imana rero ikugire neza. Warose utwaye imodoka, utwaye imodoka urabirota, ntiwasobanukirwa ibyo ari byo. Ahangaha inshuro nyinshi uzarota utwaye imodoka cyangwa moto, uzahita umenya ko ni ubuzima bujyanye n'ivugabutumwa, ni ubuzima bw'umwuka. Mu buzima bw'umwuka uzaba Imana iguhamagariye ivugabutumwa rikomeye ugiye gukora. Uzaba iguhamagariye ivugabutumwa rikomeye ugiye gukora. Aho ngaho ni ubutumwa bwiza nibyo Imana izaba iguhamagariye. Inzozi za kane, ujya urota uri kubyara cyangwa se utwite uri kubyara. Inshuro nyinshi birashoboka ko waba ufite n'abana, ariko inshuro nyinshi bivuga ngo ni amasezerano yawe amaze igihe kirekire yaratize gusohora, agiye gusohora. Ni ibintu bishya ugiye kwakira ibintu bishya, ni ibintu bishya ugiye kwakira. Wajye urota ubyara, urota utwite, urota ubyara, ni ibintu bishya ugiye kwakira. Cyagiye utwite biba bitarasohora, ariko Imana ibikubwira ko biri hafi. Hanyuma igihe urimo kubyara ukarota uri kubyara, bishatse kuvuga ngo ni ibintu bishya ugiye kwakira, ni umugisha w'Imana ugiye kwakira, ni amasezerano ugiye kwakira. Byanashoboka kandi ko warota uri kubyara umaze igihe kirekire utarabyara. Shima Imana ko amasezerano yawe agiye gusohora. Imana rero iguha umugisha, ni ibintu bishya ugiye kwakira, ni amahirwe ugiye kwakira. Imana ikugire neza. Ujya urota ukaguruka ukagendera mu kirere, ukabayo, ukagenda ukabona uri kurenga imisozi, usimbuka imisozi, urirenga, uguruka ugenda hejuru mu kirere. Izi ni inzozi za gatanu. Uzahita umenya neza ko nusobanukirwe, uzahita umenya neza ko Imana iguhaye imbaraga mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka Imana iguhaye imbaraga zikomeye. Mu yandi magambo, Imana iguhaye imbaraga z'Imana, impano z'Imana. Hari impano z'Imana Imana ibiguhaye. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka, ubwo ni mu bantu basenga, Imana izaba ikuvanye ku rwego rumwe ikugejeje ku rundi rwego, ku yindi step. Uzashima Imana ko Imana iguhaye impano z'Imana, yewe zinakomeye, zo gukora ibitangaza, zo gusengera abarwayi. Ibyo ngibyo uzamenye neza ko wajya kubirota ntusobanukirwe, wajya kubibona mu nzozi bikakuyobera, ukayoberwa ibyo ari byo. Ariko uzajya umenya ko Imana iguhamagaye, Imana iguhaye impano z'umwuka wera, Imana igiye gukoresha ibintu bikomeye, Imana igiye gukoresha ibitangaza, Imana igiye gukoresha ibintu mu buryo bukomeye bwo mu rwego rwo hejuru. Imana rero iguha umugisha. Ujya urota uhura n'umukuru w'igihugu utuyemo cyangwa se uzi. Ujya urota uhura n'umukozi w'Imana uzi cyangwa se wabonye kuri televiziyo, cyangwa se mwaba mwarasenganye mugahura, ukabona gukoze mu biganza, ukabona aguhaye agize nk'ikintu aguha.
uzajya ushima Imana. Aho ngaho bisobanuye ko ni nk'Imana muhuye, n'Imana, ni marayika w'Imana muhuye. Bishatse kuvuga ngo aho ngaho uzajya ushima Imana ko ugiye kwakira ubutumwa bukomeye, ubutumwa bw'Imana. Mu yandi magambo, hari amasezerano cyangwa se hari ubundi buzima Imana igiye kugutuzamo, ubuzima wari ubayemo, amasezerano yawe amaze imyaka yaratinze, Imana yakubwiye. Ushobora kuba utanasenga ukawurota ibyo bintu, uzamenye neza ko ugiye kwakira umugisha, ugiye kwakira igitangaza kigutunguye, giturutse mu buryo wowe ubwawe utapfa guhishurirwa no kumenya. Izo nzozi rero nuzirota, uzajya umenya neza ko Imana iri kumwe nawe, umugambi w'Imana ukuriho, imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe, kandi uzajya umenya neza ko ugiye kwakira ubuntu bw'Imana n'ukuboko kw'Imana. Rero ibyo bintu ujye ukunda kubirota, ntusobanukirwe neza icyo bivuze, cyangwa se icyo bishatse kuvuga. Hanyuma izo nzozi nuzirota, uzajya umenya neza ko umugisha w'Imana ukuriho, umugisha w'Imana uri kumwe nawe. Ujye urota ubukwe. Ubukwe burimo ibisobanuro byinshi. Cyane, ariko reka mvuge ku bisobanuro bibiri. Ujye urota rero ubukwe burimo ibisobanuro byinshi. Ubukwe birashoboka ko umugabo yarota yambaye ikanzu y'abageni, aho ngaho ni urupfu tudasuite. Birashoboka ko umugore yarota yambaye ikanzu y'abageni ariko akabona nta mugabo abona aho hafi. Directement jya wizera ko mu rupfu usenga Imana kugira ngo irukureho, cyangwa se wezwe. Ushobora kubirotera umuntu w'inshuti yawe, uwuzi cyangwa se utazi. Aho ngaho ujya uhita umenya neza ko Imana ikweretse ko uwo muntu harimo urupfu. Ariko kandi ujya urota ubukwe uri umukobwa, cyangwa se uroteye umusore, cyangwa se uroteye inshuti yawe afite ubukwe, ukabona afite ubukwe, ukabona n'umugabo, ukabona ubukwe burabaye. Aho ngaho ni ubukwe nyirizina. Imana ibikweretse kugira ngo umusengere Imana, cyangwa se umubwire kugira ngo uwo muntu hanyuma yitegure, atangire kwitegura kwakira umugisha w'ubukwe, umugisha wa mariage yiwe Imana imuteguriye. Izo nzozi zose rero umunsi uzazirota, uzajya umenya neza ko icyo Imana ivuganye nawe, icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, icyo Imana ikubwira. Ariko kenshi nurota izi nzozi uzakire, uzitegure ko ari umugisha w'Imana. Ujye urota inzozi za nyuma, ujye urota ibyobo, wica ibyobo cyangwa se imegeri. Ujye ukunda kubirota, ukabona kubirota wica ibyobo, wica imegeri, uzipakira mu mufuka cyangwa se uzipakira mu cyibo, uzipakira mu nkangara, aho hantu ukabirota. Hanyuma inshuro nyinshi ukakunda kurota wica izo megeri, wica ibyobo, ntusobanukirwe ibyo ari byo. Ahangaha nubirota uzajye witegura kwakira umugisha. N'umugisha Imana, ni amasezerano Imana ikuremeye. Uzajye witegura ko ugiye kubona ibintu byiza imbere yawe, ujye witegura kwakira. Uzajye uhita umenya ko Imana iguhamagariye kwakira umugisha. Nibyo rero, Imana ikugirire neza, kandi umugisha w'Imana ukomeho iminsi yose. Amahoro y'Imana akwiteho, kandi uburinzi bw'Imana no gukomera kw'Imana bikomeze bize ku buzima bwawe. Imbabazi z'Imana rero no gukomera k'Uwiteka bikuzeho, kandi amahoro y'Imana aze kuri wowe. Rero wajya urota ntusobanukirwe, ariko uyu munsi muri izi nzozi zigera mu 8 ndizera ko usobanukiwe neza. Zari inzozi rero twazanye zikwereka ko izo zirose uba wakiriye umugisha. Imana rero iguha umugisha, kandi amahoro y'Imana akomeze kubana nawe,
marayika w'Imana kugote, imbabazi z'Imana zikuzure, kandi uburinzi bw'Imana no gucyanuka k'Uwiteka bize ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka rero ngusengere Imana kugira ngo umugambi w'Imana ukuzeho mu izina rya Yesu. Data wa twese mu ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana itabara, uri Imana y'ukuri n'urukundo, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uwiteka ryo zina ryawe, komeza kubana na mushiki wacu na mwene data, kandi umuhe umugisha, kandi imbabazi z'Imana zize kuri we, ukuboko k'Uwiteka no gucyanuka kw'Imana bimuzenguruke, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Amahoro y'Imana abane nawe, mwifurije guhirwa, mwifurije kwakira ukuboko kw'Imana, mwifurije kwakira igitangaza cy'Imana, mwifurije amahoro n'imigisha mu izina rya Yesu Kristo. Nusoze iyi video udakoze subscribe, ukore share, commentaire na like. Imana iguhe umugisha, amen. Umvise amakuru aturuka i Siyoni, umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe. Fata umwanzuro, none ndiyo nzira y'agakiza.